Yes, nk'uko mubizi rero twongeye gusubira ku musaza François nk'uko mwamubonye muri filime Sinamenye. Ni umusaza ukuze kandi ufite byinshi byo kutubwira. Nk'uko rero mubizi tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, filime, komedi, ubuhamya n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire wowe ukurikiye kuri iyi channel yacu, wakora subscribe, share, comment. Wabikoze wese turabimushimiye, utarabikora nawe turamusaba kubikora. Reka twakire umusaza wacu François nagire icyo atubwira. Mwiriwe neza, amahoro, amakuru yanyu. Turabashimiye ko mwadusuye, ariko ndagira ngo mbere ya byose tubanze dusenga Imana, kuko nicyo kintu cyiza kandi cya mbere dukwiye kubanza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere Imana niyo yaturemye, niyo ifite uruhare ku buzima bwacu. Reka dusenge. Mwami Imana nyir'ijuru n'isi, turagushimiye kuko watwongereye umunsi wo kubaho, kandi umunsi mwiza, umunsi utigeze kuba tuzongera kubaho ukundi. Umwe yararirimbye aravuga ngo umunsi mwiza nunguka n'uwo nakwemereyeho. Bityo rero turagusabye ngo ikiganiro ngiye kuganira na bene data cyangwa n'abakunzi banjye n'abantu bose bakunze kumva ijambo ry'Imana, Mana ubafashe ijambo rikiza imitima ya benshi, kandi n'iki kiganiro gifashe imitima y'abumva bakurikiye Ishyaka Media. Uyu murongo uzajya ufasha benshi, kandi iyi channel benshi ndabizi neza yuko Mana uzabaheraho umugisha. Urakoze, ujya ukiza indwara, ujya ukora ibitangaza bikomeye bitarondoreka. Izi neza yuko uzabana natwe, kandi uzaduha imigisha. Ndabizi uzaduha imigisha. Urakoze kudahinduka uri Imana yumva, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Bakunzi b'Ishyaka Media, ndagira ngo ndabasuhuje. Ni jye Manirabona François wongeye kuvugana namwe mw'iri jambo. Bakunzi banjye kandi bakunzi bakurikirana cyane Ishyaka Media, ndagira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Birashoboka yuko mwagira icyo mumbaza nyuma, cyangwa se mwakenera kuzajya mumvugisha. Telefone yanjye ni 0785621202. Iyo ni telefone nkunze kwitabiraho. Hakaba rero umurongo wo kuri WhatsApp, nayo ikaba ari 0722236468. Reka kubw'ibyo rero tuganire iri jambo ry'Imana. Ni ijambo riri ku mutima wanjye, ngira ngo namwe ryubaka imitima yanyu. Aho dusanga uyu Yona, ni umugabo wagerageje gusenga cyangwa se gukora ibyo gukiranuka, kuko nawe yari yarahindutse, ariko ntiyahinduka rwose. Ntabwo yahindutse rwose, kuko yabeshye Imana ku mugaragaro. Imana imutumye ntiyakora ibyo imubwiye, ariko hari icyo bishatse no kuvuga yuko dukwiye kumvira Imana rwose. Ndagira ngo dusome igice cya mbere, Yona, igice cya mbere cyangwa se umutwe wa mbere, igitabo cya Yona. Theology ivuga saba kuvuga inshuro 3. Yona igice cya mbere, umurongo ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 8, aho dusoma izi nkuru z'umuhanuzi witwa Yona. Ni page 855. Haranditse ngo Yona yanga gutumwa umuyaga ubakubira mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene
Amitayi riramubwira riti haguruka ujye i Ninewe wa murwa munini uwuburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunge Uwiteka. Amanukana i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunge Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Umurongo wa 5. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye asinziriye. Umurongo wa 6. Nuko umutware w'inkuge azaho ari aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakire Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Umurongo wa 7. Bose baravugana bati nimuze dufinde turebe utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafinda, ubufindo bwerekana Yona. Umurongo wa 8. Baherako barabaza bati tubwire, utumye dutezwa ibi byago ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Umurongo wa 9. Arabasubiza ati ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Amen. Bakunzi b'Ishyaka Media, bantu batuye isi, bantu batuye mu Rwanda, batuye mu mujyi wa Kigali n'impande no mu nkengero zabo, ndagira ngo tuganirire ijambo ry'Imana dusomye muri Yona. Uyu Yona yari umuntu nkawe, yari umuntu nkanjye, yari umuntu nkatwe. Uyu yatumwe n'Imana kubwiriza i Ninewe kuko wari umurwa munini, ariko ari n'ibyaha bikorerwamo nk'ibikorerwa mw'uyu mujyi wa Kigali, nk'ibikorerwa aho utuye, nk'ibikorerwa iwanyu, nk'ibyo nawe ushobora kubukora, ariko Imana idashaka kuzarimbuka uzize ibyaha. Hari abasambanyi babigize umwuga nk'uko aho utuye biri, cyangwa se bishoboka ko nawe waba ukora ibyo byaha kandi n'icyaha cyangwa n'Imana. Hari abajura bibaga banakoresheje ikoranabuhanga, dore ko i Ninewe hari ubutunzi bukomeye cyane. Hari abagome nabo babigize umwuga, bakoraga ibyo nk'uko uyu munsi wa none aho utuye cyangwa nawe waba ubikora. Ariko Imana ntishaka ko umuntu wese yarimbuka. Iburira abameze nka Yona, iburira abameze nk'abakora mu Rwanda. Kubera iki? Yona yabeshye Imana ku mugaragaro. Imana imubwiye kujya i Ninewe ahunga Imana. Yari afite impamvu ye yari iri mu mutima we, ariko ntabwo yagombaga kuyigaragariza Imana, kuko Imana yari izi ikibazo cyose Yona afite. Burya Imana imenya ibyo dufite bituri mu mitima, n'ibyagizwe ibanga mu mitima yacu Imana irabizi. Kandi ijambo ryo niravuga, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibiri mu mitima yacu byagizwe ibanga Imana izabishyira ku mugaragaro. Ikindi, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibihishwe byose bizahishurwa ku munsi w'amateka. Uyu Yona ntibyari amateka ye yagaragaye bakiri mu nyanja. Urumva Yona yashatse kujya i Tarushishi aho Imana itamutumye, kandi
bishoboka ko Imana nawe ujya wumva icyiza wakagombye gukora ntugikore, nyamara Imana ishaka yuko ukora neza ugifite uburyo. Dore ikintu cyabaye, Yona yamaze guhunga ageze mu nyanja, nyamara abantu bari mu nyanja, bamwe bari bavuye kurangura, abandi bavuye ahantu hakomeye. Ubwato bari barimo bwari bukomeye, bwari ubwato bw'abantu barangura bacuruza. Bamwe bari bameze nk'uko abantu bava Dubai kurangura, hari abazanye imiceri, hari abazanye imyenda, hari abazanye ibintu bikomeye binyuranye. Yewe bishoboka ko harimo n'abari bafite zahabu nk'uko nawe waba uzicuruza. Ariko iyo nateza ibyago, uzi ko umuntu umwe ashobora guteza ibyago aho utuye bimukomotseho kubera ibyaha yakoze, ugasanga bifashe na batigeze babikora. Ariko Yona kubw'umugambi w'Imana yari ifite ku bantu b'i Ninewe, bituma abari bafite ibyo bavuye kurangura byose babimarira mu nyanja kubw'impamvu za Yona. Yona yamanutse hasi, Bibiliya iratubwiye ngo yagiye mu bwato hasi arasinzira. Imana iremera imuha ibitotsi kugira ngo yemere ko yabonye umugambi we mubi yari afite. Arangije usomye hirya ubona ko bafinze ubufindo kubera ko umugambi w'Imana niyo ntego mfite. Umugambi w'Imana ntuyoba. Iri jambo turi gusoma, iri jambo ndi kubabwiriza, iri jambo ndi kubabwira biravuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Nubwo unyura hirya, nubwo ugaragaza yuko utumvise cyangwa se utumvise ijambo ry'Imana, ariko birashoboka ko uyu munsi ibyo utari warumvise ugiye kubyumva, cyangwa se uri no kubyumva yuko umugambi w'Imana utayoba. Ibyo ukora byose Imana irakubona. Iyo yarebye Yona mu nyanja ikamusanga hasinziriye, igatuma haba ubufindo. Abari bafite imiceri bayiroshye mu nyanja, abari bafite amajyora y'imyenda bayoroshye mu nyanja, abari bafite izahabu baziroshye mu nyanja, kugira ngo ahari abantu b'i Ninewe bakire kandi na Yona akiri. Burya uwasenze, umuntu wakoze ibyo gukiranuka, Imana ntipfa kumureka gusa. Ndagira ngo mbabwire, Imana ntipfa kumureka gusa. Uyu munsi turebye urugero rwa Yona, nawe uri Yona. Imana ikurinde kandi gukomeza kuba Yona. Yona yabwijwe ubutumwa bwiza, yaraturutse mu gihugu cy'iwabo yari mubi. Yona yumvise iby'ijambo ry'Imana atari yarumva ubutumwa bwiza. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ubutumwa bwiza burakubwiye ngo hinduka. Yona kugeza ubwo ibintu byashiriye mu nyanja, ariko bamugeraho. Umugambi w'Imana nakubwiye ntuyoba. Bamugezeho bafinda ubufindo bugwa kuri Yona. Ntabwo Yona yarazi ko bari bufinda ubufindo mu byo yibwiraga. Kandi n'abari mu nyanja bari bavuye kurangura bashakaga kurokora ubugingo n'ubwo ibintu byabo byari bishize. Ndagira ngo mpinire bugufi. Byarangiye Yona afashwe mateko. Baramubaza ngo uri muntu ki wowe utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Aravuga ngo ndi umuheburayo. Abaheburayo ni ubwoko bw'Imana, ni abakiranutsi, ni ubwoko bw'Abisiraheli bwasengaga, bwakoraga ibyo gukiranuka, Imana ikabishimira. Hanyuma arangije yiyita umuheburayo kandi afite ibinyoma, abeshya. Kuki wabaho ukorana umurimo w'Imana icyaha? Kuki wabaho ubeshya Imana kandi Imana yakuremye iba hose idahishwa? Umva kamere y'Imana. Muri kamere y'Imana iba hose, imenya byose, ntihishwa kandi yumva byose. Imana rero idahishwa niyo Yona yamusanze mu nyanja. Icyakurikiyeho baramubajije bati tukugire dute? Ukurikiranye ku mirongo yo hepfo mu icyo gice cya mbere aravuga ngo nimunjugunye mu nyanja. Yona icya kabiri, si abantu yateje ibyago gusa mu byo bari bafite, ahubwo yateje n'ifi yamufashe, cyangwa se Imana yategetse kugira ngo imusame, kugira ngo nayo ihure n'akaga.
yaramufashe imuzererana umunsi umwe, umunsi wa kabiri, iminsi 3 ari mu nyanja, bigereranywa n'iminsi 3 Yesu yamaze mu mva. Ariko byagaragazaga yuko Yesu yaje ashaka gukiza umwana w'umuntu wazimiye. Yona yakoze ikintu cya kabiri. Ifi imaze kugira isesemi igiye kuruka Yona, ntiyamujyanye itarushishaho Yona yashakaga, ahubwo yagiye aho umugambi w'Imana waruri, imujyana i Ninewe. Ageze i Ninewe ntiyakoze umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye, wagenda abwiriza ubutumwa bwiza. Yahengeraga nijoro akavuga ngo i Ninewe hararimbutse, nimuhunge. Yabona ko hakeye, aho yavugiye nijoro akimuka ahandi, ariko byari mu mugambi w'Imana. Umva uko nababwiye, umugambi w'Imana ntuyoba. Akongera akajya ahandi mu ijoro. Yahengeraga nijoro, ariko kuko umugambi w'Imana utayoba, byatumye umwami w'i Ninewe amenya uburyo bwo gusanga Yona, hanyuma amenya uburyo bwo kubwira abaturage. Mumbabarire, umutware w'i Ninewe byatumye abwira abaturage be, aravuga ngo muhige cyangwa mushakishe uwo muntu wavuze iri jambo. Avuga ngo i Ninewe hararimbutse kubw'ibyaha byabo bakoze, nimuhindukire mwumve ubutumwa bwiza, mwihane, mutazarimbuka muzize ibyaha byanyu. Ngo barebe uwabwirije ubutumwa, baramubura. Bamubuze, bigira inama nziza yo gusenga. Bafata iminsi 3 basenga, biyiriza ubusa, itungo ry'i Ninewe ryiyiriza ubusa, abantu biyiriza ubusa. Imana yumva kwihana kwabo, barahindukira. Nawe wumvise iri jambo, ndagira ngo ngusabe uhindukire uve mu byo wari urimo, uhindukire uve mu bibi, wihane, Uwiteka Imana izakugirira imbabazi. Iyababariye y'ab'i Ninewe ikabababarira kuko bahindukiye baretse ibyaha zabo, nawe iracyagufitiye imbabazi. Iracyafitiye imbabazi abatuye isi, iracyafitiye imbabazi abanyarwanda, iracyafitiye imbabazi wowe naho utuye, ifite imbabazi. Hanyuma mwibuke yuko i Ninewe hakize, kuko Imana Nyiringabo yakoresheje Yona, nubwo Yona yagiye atabishaka, ariko umugambi w'Imana ntuyoba. Ndagira ngo nkwibutse ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Umugambi w'Imana ntuyoba. Iyampamagaye ikankura mu byo nari ndimo, ikankura mu byaha, nanjye kumva ubutumwa bwiza, nibwo nakugezagaho nawe nkubwira ngo Yesu aragukunda, Yesu aragushaka, Yesu araguhamagara kugira ngo wumve ubutumwa bwiza bw'amahoro bukubwira ngo va mu byaha utazarimbuka. Kuko umugambi w'Imana nuko nuhindukira ukumva ubutumwa bwiza, nawe uzakira, ibyago ntibizakugereho. Kuko ibyo Yona yashakaga kuvuga itarushishi, ntabwo yari kuvuga ubutumwa bwiza kuko si we yaratumwe, ariko Imana yashakaga ko ab'i Ninewe ariho Yona ajya kubwiriza ubutumwa bwiza, bumva ubutumwa bwiza bakihana bakava mu byaha. Umugambi w'Imana nuko abatuye isi bose bazabana n'Imana. Umugambi w'Imana ntuyoba. Reka dusenga Imana. Wakwemera ugaca bugufi ukumva ubutumwa bwiza mu cyubahiro cyawe. Nubwo waba uri umucuruzi, Imana iragushaka kugira ngo ukizwe. Nubwo waba uri umuprofeseri, uri dogiteri, nubwo waba uri minisitiri, nubwo urwego rwose waba urimo, uri umusirikare, uri umupolisi, umugambi w'Imana nuwo kugira ngo wumve ubutumwa bwiza, wihane, wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma nawe uzabone ubugingo buhoraho. Umugambi w'Imana nuko abaremwe bose bazabana n'Imana. Umugambi w'Imana ntuyoba, kandi icyatumye kurinda ikabikubeshejeho, umugambi w'Imana utayoba, irashaka kuzabana nayo. Amina. Mwami Yesu, abantu bose bazakurikirana kuri iyi channel, ubaho umugisha, ubagure, babone ibyiza byawe, kandi bahindukire ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bakunzi bacu, mbere yuko ntangira nababwiye nimero ya telefone muzajya mumbonaho, ni telefone 078 5
6, 12, 02, reka nsubiremo 0, 7, 8, 5, 6, 2, 1, 2, 02. Hari kandi nimero ya WhatsApp ni 0, 2, 2, 2, 2, 3, 13, 64, 8. Reka nsubiremo nimero ya WhatsApp 0, 7, 2, 2, 2, 2, 3, 13, 64, 8. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dufatanye mwumve ijambo ry'Imana shatse ko dusoma uyu munsi. Inkuru tugiye kuganira n'iz'umugabo witwa Yona. Yona ni igitabo cy'uyu muhanuzi witwa Yona dusanga kuri page 855. Reka dusome izi nkuru. Ziri ku gice cya mbere, turasoma murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8 ndetse turasoma n'uwa 9. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye Ninewe wa murwa munini ububurire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo akikire i Tarushishi ahunge Uwiteka. Amanuka i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ahungane n'abandi i Tarushishi, ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo woroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye asinziriye. Nuko umutware w'inkuge araza aho ari, aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi? Byuka utakire Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Murongo wa 7, bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafinda, ubufindo bwerekana Yona. Baherako baramubaza bati, tubwire, utumye dutezwa ibi byago ukora murimo ki? Uraturuka he? Uruwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Amen. Ndagira ngo tuganire iri jambo. Uyu Yona ni umuhanuzi mu bahanuzi bato Bibiliya itubwira. Imana yamuhamagariye kugira ngo ahaguruke ajye kuburira ubwoko bw'Imana, cyangwa se abantu Imana yaremye. Erega abantu bose baremwe n'Imana, kandi Imana ishaka ko bahinduka abana b'Imana by'ukuri. Mu kiganiro cy'ubushize, abakurikiye channel, abatarakurikiye bagerageze bazakurikirane, nababwiye ko ijambo kwihana bisobanura guhinduka cyangwa se guhindukira. Niyo mpamvu Yohana we yaje avuga ngo nimuhindukire umuntu wese areka ibyaha bye. Rero ibyaha nibyo bitandukanye umuntu n'Imana. Yona yari yarihannye, ariko agira ikintu kiri cyo
shaka yuko n'abandi bantu bahinduka. Umugambi w'Imana ifite ku bantu nuko bahinduka bakaba abana b'Imana, bakazabana n'Imana. Icyatumye Imana ikurema, icyatumye Imana indema, aho uri hose, uri mu Rwanda, uri mu mujyi wa Kigali, niba uri mu mujyi wa Muhanga, uri mu mujyi wa Ruhengeri, uri mu mujyi wa Butare, uri mu mujyi wa Cyangugu, aho uri hose mu Rwanda, aho uri hose muri Afurika, aho uri hose ku isi hose, umugambi w'Imana yaremye umuntu kugira ngo azabane n'Imana. Hanyuma ikiyo nawe ntabwo yashakaga ko abinenewe bahinduka ngo bamenye Imana, kandi abo bantu bari baragiriye nabo umuryango we, ariko agomeza kugira inzigo, agomeza kugira ikintu cyo kutumva ko abo bantu bahindukira. Kuki we waba umeze utyo? Ndagira ngo nkwibutse ko iyo wahindutse ugombye no kugira umwete w'uko n'abandi bantu bahinduka. Birashoboka. Numvise umuntu wabonye ko mu gihe cyashize mugenzi we yarazamutse abona inzu, maze kubaka inzu bayishyiramo amakaro, inzira iryoha, ariko kuko biganye we yari akiri mu kazu gatoya, ntekereza ko kari gafite nk'icyumba na salo. Noneho agiye kwa wa muntu kuko yari yarubatse kandi bari bariganye, abonye amakaro agira ishyari. Iryo shyari rihwanye n'iryo Yona yari afite. We ntiyashakaga ko abinenewe bazamuka ngo bamenye ubutumwa bwiza, nubwo bari baragiriye nabo umuryango we, ariko Imana yo yashakaga yuko bahinduka. Imana yahamagaye umuntu wese cyangwa ihamagarira n'abantu bose. Kuva kera yahamagaye Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu ujya aho nzakwereka. Uko yahamagaye Aburahamu niko iguhamagara, niko impamagara. Yona yabeshya Imana, kandi Imana ireba hose, ikora byose, Imana ntihishwa. Umva ibiranga kamere y'Imana. Imana ibona byose, Imana ireba hose, Imana yumva byose, Imana no munsi y'ubutaka n'igihishwe hasi hose irahagera, ntihishwa. Rero nicyo gituma Imana idahishwa, ugombye kuyibwiza ukuri. Yona yaramanutse aragenda aryama hasi arasinzira. Imana yemera kumuha ibitotsi, ariko umugambi w'Imana ari ukugira ngo aginenewe, abeshya Imana, kandi Imana ntibeshywa. Agitarushisha bisubire, Imana ntibeshywa. Nibiri mu mutima imbere Imana irabizi, nibiri mu ibanga washa Imana irabizi. Bibiliya itubwira ngo ikiraba ngo urushishi rw'umukara mu ijoro ry'umukara munsi y'igitare cy'umukara, Uwiteka Imana urwo rushishi araruzi. None Yona yigira inama yo kubeshya Imana, ajya mu nkuge hasi arasinzira, ateza ibyago. Abo bantu bari bavuye kurangura nk'uko abantu bava ino mu Rwanda bakajya Dubai kurangura. Hari abarangura bashobora kurangura indagara, hari abajya kurangura imyenda, hari abarangura, hari n'abarangura izahabu nk'uko nawe waba uzicuruza. Ariko ibyo byajugunywe mu nyanja kugira ngo hari barokora ubugingo bwabo, barokora ubuzima bwabo. Yona ari buteje ibyago. Ntiwaba umeze nka Yona? Birashoboka kuri Yona. Birashoboka ko waba umeze nka Yona, aho uri Burayi umeze nka Yona, uri muri Amerika umeze nka Yona, aho uri muri South Africa uri umeze nka Yona, aho uri mu Rwanda umeze nka Yona, aho utuye ari uteza ibyago. Kuki wateza ibyago? Kuki ufite intego yo guteza ibyago? Kuki ukora ibyaha kandi ibyaha bishobora kuzana ibyago? Reka nkubwire akantu. Uzi ko umusambanyi asambana n'umuntu umwe arwaye imitezi, uwayiteye akazayitera abandi kubera uwo muntu umwe wateje ibyo, kuko ativuje, kuko atihannye. Icyo kintu iyo wihannye umenya icyago ufite, ukamenya icyaha ufite, hanyuma niba ari indwara ntuyanduza abandi, ahubwo ukivuza ugakira. Wamara gukira ukazavuga ngo nari ndwaye, ukamenyesha abantu iby'uburwayi kandi
ntuteze ibyago. Yona rero yateje ibyago abantu n'ibyo bari bafite bavuye guhaha babijugunya mu nyanja, ariko umugambi w'Imana ntuyoba. Ndagira ngo mbabwire ngo umugambi w'Imana niyo ntego mfite mu iki cyigisho. Umugambi w'Imana ntuyoba. Banyarwanda, umugambi w'Imana ntuyoba. Batuye isi, umugambi w'Imana ntuyoba. Mu Banyafurika mbibutse ko umugambi w'Imana utayoba. Yona yigiriye inama yo guhungira i Tarushishi, Imana ifite kumujyana i Ninewe, kugeza ubwo bamubaje bati tukugenze gute? Nyamara yaramaze kubeshya ngo ni umuheburayo yubaha Imana. Umuheburayo ni ubwoko bw'Imana bwakoraga ibyo gukiranuka bakirinda ibyaha, bakitwa abaheburayo kuko heburayo ni ijambo rikomeye cyane rivuga ko ari ubwoko bw'Imana. Yiyise uwo atari we kuko afite ikinyoma, nyamara afite n'icyaha cy'urwango. Yona, Imana imaze gutuma abo bantu bakora ubufindo, kuko yari bahaye ubwenge bwo gukora ubufindo buguye kuri Yona, baramubaza bati tukugenze gute? Haravuga ngo nimunjugunye mu nyanja. Byari icyaha cyo kwiyahura cyangwa cyo kumujugunya ubutazongera kuboneka, kuko yaramenye ko yabateje ibyago. Icya kabiri, Imana yakoze ikintu cyiza cyo gutuma ifi isama Yona. Nyamara Yona amaze kugera mu nda y'ifi, Imana iteza igifu cye guhagarara n'imashini cyangwa se amara ye ntiyakora. Icyo gifi cyangwa se icyo gikoko cyo mu nyanja cyitwa ifi, abantu benshi bazi ifi bari iribwa, ariko hari n'amafi manini aba mu nyanja. Yona yamuzengurukanye, ifi yamumaranye iminsi 3, kugeza ubwo ifi igize isesemi. Aho kugira ngo imujyane i Tarushishi y'ibitekerezo bya Yona byari biri, Imana ituma ifi ijyana kuruka Yona i Ninewe aho Imana yashakaga kwajya. Yona ageze i Ninewe, ntabwo yahagaze ngo arebe icyo Imana ikoze n'umugambi w'ibyo Imana yashatse, kandi Yona yarazi Ninewe, azi na Tarushishi, Imana yarabivuze, izi yuko imubwiye ngo jya i Ninewe. Arangije agezeyo, yakoraga mu ijoro nkaho yakoze amanywa, abantu babona ngo ababwire ubutumwa bwiza nk'uko bikwiriye. Yona yakoze ikosa. Nawe ntugakore ikosa. Uzi ko ujya ukora ikosa, warangiza iby'Imana ikubwiye ukabideviya, ukanyura ku ruhande nka Yona. Kuki ukora ikosa? Hindukira, umva icyo Imana ivuze n'icyo Imana ivuga, ugendere mu bushake bwawe. Iyo Imana ivuze ngo ntimugakore ibyaha, ntimugakore ibinyuranyije n'amategeko y'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo ntimugasambane, ntimukibe, nyamara urarenga n'icyacu mukakirya, urarenga no gusambana ugasambana, urarenga ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ukangana, ugatukana, ugatongana. Ibyo bintu wabikuye he? Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yona we ibyo yashatse gukora biri mu bitekerezo bye, Imana yarabivuguruje. Ageze i Ninewe, aho yakomeje icyo Imana yamutumye, akajya akora nijoro, kugeza ubwo umugambi w'Imana utayoba. Byatumye umuyobozi wa Ninewe abaza tese, nimundebere ninde wavuze aya magambo. Umunsi umwe, iminsi babajije mu duce abantu bari batuyemo, impande zose abantu bari batuye, hanyuma bakabaza ngo umwami arabaza, wari uyoboye icyo gice, arabaza ati nimunshakire mwami w'i Ninewe, nimunshakire umuntu wavuze ayo magambo, yaturutse. Baramushaka baramubura. Yona yabaga yihishe ku manywa, ntiyagaragaraga. Mbega ikibazo! Imana ikubwira ibyo ukwiye gukora, hanyuma ukajya kwihisha, ukadeviya, ntukore ibyo Imana ishaka. Uzageza ryari? Umugambi w'Imana utayoba byatumye icyo Imana yashakaga kigerwaho. Umwami yategetse abaturage be, arababwira ngo n'inka ntizahuke, amatungo ntarishe, byose birahagarara. Arababwira ngo mwiyirize ubusa, mwambara ibigunira. Bivuga kwihana. Burya mwisiga ivu. Mwibutse ko umuntu wambaye ibigunira ntabwo ajya mu muhanda, ntabwo ajya muri buwate, ntabwo ajya ahari. Bivuze ngo uwambaye ibigunira aguma mu mwanya umwe. Uwisize ivu ntabwo ajya
kubyina, ntajya mu bukwe, oya aba ari mu mwanya umwe. Bari babwiwe ngo basenge Imana, batakira Imana hari Imana yabababarira, kuko Imana ikunda umuntu wihana. Nawe uraburirwa kugira ngo wihane, uce bugufi impande zose zahura, mu cyerekezo cyose utuyemo, uri mu Rwanda, uri ku isi yose, uri muri Afurika, uri muri Amerika, uri muri Aziya, uri Cyangugu, uri Gisenyi, uri Ikibungo. Ibyo wakoze niyo ubizi. Yo nawe yanze kumvira Imana gusa, arangije aranayibeshya, arangije atari ukuyisuzugura gusa, abeshya n'abandi. Kandi abantu bamenye yuko koko asenga Imana, bo basengaga ibigirwamana. Ariko usenga Imana yo mu ijuru cyangwa usenga ibigirwamana? Ijambo ry'Imana riri mu Kuva cyangwa se Kuvayo cyangwa se Mwimuka Misiri riravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Niko itegeko rya kabiri rivuga, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Hanyuma wowe wambaza ibigirwamana, birashoboka ko wiringira mwene wanyu cyangwa umuntu cyangwa ikindi kintu, icyo cyitwa ikigirwamana. Niyo mpamvu bavuze ngo umutware w'inkuge avuze ngo buri wese yambaza imana ze. Nibyo yari yiringiye. Abari bafite amazahabu bari biringiye ko amazahabu yabakiza, ariko barangije bayajugunya mu nyanja, nyamara ntibyari bikibarengera. We wiringiye iki n'iki gihe? Nkubaze, wiringiye iki? Wiringira Uwiteka, wiringira Imana. Imana yatumye Yona abwiriza binenewe, nicyo gitumye nanjye kwigicano Ishyaka Media nyujijeho iri jambo rikubwira ngo hindukirira Imana. Umugambi w'Imana nuwo kugira ngo nuhindukira izakubabarira ibicumuro n'ibyaha byawe, hanyuma izakugira umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Nashakaga kugira ngo mbibutse yuko uhindukiriye Imana, Imana iramwumva kandi ikamukoresha iby'ubutwari. Yona Imana yashakaga kumukoresha iby'ubutwari, ntiyabyumva, ntiyabikunda, abikoreshwa n'Imana kubw'umugambi wayo. Umugambi w'Imana ntuyoba. Niwanga gukorera Imana izakoresha abandi, niwanga kwihana abandi izabakoresha bihane, kandi umugambi w'iki Imana yagambiriye kizagerwaho. Ariko uwishaka ni wowe, nk'uko ishaka, nk'uko idushaka. Wowe uriho none, wowe waremwe uyu munsi wumvise iri jambo n'iry'Imana ikubwiye ngo inyujije muri jye, inyujije mu mutima wanjye n'akanwa kanjye, ikubwira ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Hindukira nk'uko Imana yashatse ko abinenewe bahindukira. Nawe ni kwigusaba guhindukira.